Mana koko wari he? Ubwo Gicurasi ukwezi kwiza twaririmbaga mu gucura kw'ikirere kibyara imvura, mu ntango z'agacyo gacyura ubuhoro, kibere nk'ikizindukira mu mpinga z'i Rwanda, ikirere kizira urwijiji rw'ibicu kikabanira rubanda, wari ukirirwa ahandi rega Mana ugataha i Rwanda. Ese Mana nkwibarize, igihe imvura iwacu bitaga umugisha kandi uje iwawe yangaraga bene uruyundo, ikabamenesha ikabacamo igikuba, ubwo bwo wari he koko? Umva abagukiye ibyawe bavuga ko udasuhuka, ndetse ngo uretse wowe umwanzi we ntiyaca iteka. Daye koko kuki wemeye bariya bagaterwa batarabyuka, ubuzima gato n'agakuru bagakwaye bapfe bataracuka, bakamiraza amazi igicuku cyose bagapfa barwana no gusohoka mu icumbi wabahaye, maze na nyirasenge igisenge ikamubwira mu ruturuturu umuseke utareya. Mana ko ngo uhora uhugutse udahuga nk'abantu, burya bwo wari he koko? Je vous demande. Maze iwacu tumenyereye ko igwa igahita, imigezi ikatubanira ibiraro bikatugeza iwacu. Gicurasi ya 2 bihetse 23 yarariraye, abashumbi bakukumbana n'izo baragiraga, ibahirika butumba yerekeza amayiti mu bishanga n'imigezi, kandi ubwo izavomeraga zipfa zitonkeje izazo, bene zo nta kanunu ntibarabukwa n'imirizo. Ese ko bavuga kubera hose icyarimwe koko, Kanama, Mahoko, amarembo ya Nyundo, Rugerero, Gisa n'ahandi aho iwacu i Rwanda wararebaga koko Mana? Ariko ubundi ndabaza ubusa ndinde wo guhangara Umuremyi. Ese Nyagasani, uguze umugabo Sentore, ubu ni Diyakoni Kukeya, rirya joro yari yaraje Bibiliya ku musego, ngaze kuzindukira muri niba turi, akurwa mu bitotsi n'umuvu wari wamaze kumutwara umufasha n'imfura ye, kandi inyoni zivuze mu ruturuturu inzu y'inaya ihirima yireba, uwo arahararira ati kuki Nyagasani? None se dawe ko yaguhaye amaboko n'umutima, akakuririmba amateraniro ntayasibe, agakangurira benshi kukuyoboka babwira ko ushoboye byose kandi kubera hose rimwe, burya biriya byamugeragaho nabwo wararebaga koko pe? Pasiteri ati yemera ko byose bitugeraho ikitwa Imana, kandi ntihaniraho rwose, buriya hari imperuka itegereje abanyabyaha. Masikini turashize. Dore Batista na se mu batisimu ku gicumbi cya Byumba, bari abakungu batatinyaga gucumbikira abagenzi. Umwuzure warahageze uracacangana, twa dusambu bari bafite muri koperative agahingamo ka cyayi, duhinduka isuri y'agasi kaziritaka na rike n'impamuhora y'izina ryawe. Oya nako, uwanyumva yagira ati ahubwo wigiriye Imana, ubuzima bw'abaturanyi babo bwarahatikiriye bapfa nk'abo watanze n'impamo yose. Mana koko kuki wabyemeye? Rero Mana, sinshidikanya ku bushobozi bwawe, cyangwa menshi ngushinja kurebera ibiza biducamo igikuba, ndetse yewe singamije no kugira abo ngandisha ngo bashidikanye ku rukundo dukunda, ariko kuko uringa bitabarana ingoga, tanga umusada, urambura ikiganza utanga ihumure, imvura igwire kuduha umwero w'imyaka, ye gusiga u Rwanda waduhaye ari amatongo, maze dukomerezeho tugukunde, tugusenge, twese dushaka uduseke tuguture, tuyoboke amasinagogi turirimbe tutera habaye, dufate na za mikoro tugushime. Yewe amaganya yanjye ntacyo amaze kuko nifuza gufasha nkigira amaboko magufi, uruzi nabaye nzi kwandika byibuze, nakandikiye bene Imana bagwije imari, nkabisabira kuyoboka basizwe heruheru n'ibiza, bakereka ko byibuze bwakwikera kabiri. Bati songa.